Uyu Sandra Gihana rero ngira ngo nureba ino video ye ku ruhande uri bumubone uyu nguyu yararyamye mu buriri ariko mu byukuri wenda nubwo wenda ntashyiraho video hano ariko video ye ndayifite igaragaza ubwambure bwe igaragaza ubusabwe umupuri we ukaba wagiye hanze. Abantu bari kubigaruka cyane bavuga ati nuko umubona agenda nuko umubona ingano ariko nyamara nta kintu yibitseho. Mu byukuri urebye video ukareba umupuri we cyangwa se ukareba sinzi ukuntu wenda ndi bubivuge kubera ko ngerageje kubivuga ukareba igitsina cye ukanamureba nawe ubona ko ari ibintu bidahura kubera ko ntabwo ari umunyarwandakazi. Turabizi mu banyarwandakazi hari ikintu cyamaze kuba nk'umuco harimo mu muco nyarwanda turabizi ko hari umwambaro w'abakobwa cyangwa se abategarugori muri rusange, hari umwambaro rero karemano cyangwa se hari uburyo babikoraga kugira ngo umukobwa cyangwa se umunyarwandakazi abe yambaye yikwije. Uyu Sandra Gihana rero buriya ngo yambaye ubusa uretse kuba yakambara iyi myenda y'abazungu yateye, ariko kubijyanye n'umwambaro wa kinyarwanda wa kera wahozeho wahishaga ubwambure bw'abakobwa cyangwa se bw'abagore, uyu Sandra Gihana ngo ntabwo yigeze akora. Bivuze neza ko ameze nk'uruhinja mu kinyarwanda cyumvikana abakuru namwe mubyumva. Uyu bamugaye kuba ngo ameze nk'uruhinja utamutandukanya n'uruhinja, abantu bakaba bari kuvuga ko rero ari ukumubona gusa umubyimba ariko ubundi nta kintu yibitseho. Yes, reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri Duhinduke TV. Mbahaye ikaze rero mwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi wa none munyemere n'ubundi tugaruke kuri za nkuru ziba zagiye zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga aho dukomeza kugenda n'ubundi tuziganiraho byinshi bigiye bitandukanye. Ushobora kwibaza ngo noneho ni iki tugiye kugarukaho uyu munsi wa none. Nkuko uyu muryango wacu udusaba guhinduka nibyo koko dukwiye guhinduka, gusa ariko biragoye ahubwo aho guhinduka tuba beza ahubwo tugenda duhindukaho turusha kuba ibirura. Niyo mpamvu rero uyu mukobwa muri kureba cyangwa se akaba ari n'umugore uyu nguyu yaje kuza kuba yakora ibidakorwa, amarorerwa, amahano, ibintu biteye isoni. Uyu mugore muri kureba video ye y'ubwambure cyangwa se video ye y'umupuri nkuko bikunze kuvugwa, yaje kuza kuba yajya hanze ariko nyamara mu by'ukuri ikaba yagiye hanze, yashyizwe hanze n'ubundi n'umuntu wayimufashe cyangwa se n'ubundi umuntu bari kuvugana video call. Uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa bamwita Sandra Gihana. Uyu nguyu yarazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda. Nimujya kuri YouTube mukandikaho Sandra Gihana murabona ibiganiro byinshi yagiye akora ku macano menshi agiye atandukanye. Murabona indirimbo nyinshi yagiye aririmba, hari izitwa ngo ndakwihaye, hari iyitwa naragumiwe n'izindi nyinshi. Mu by'ukuri uyu nguyu arazwi cyane nubwo wenda atakunze kugarukwaho cyane ariko amaze kumenywa n'abatari bakeya cyane ku mbuga nkoranyambaga mu biganiro bigiye bitandukanye ku macano menshi agiye atandukanye. Uyu nguyu rero akaba ari umuntu n'ubundi cyangwa se ari umugore ari umukobwa n'ubundi wari ufite abamukurikira batari bakeya, arazwe cyane. Uyu Sandra Gihana rero ngira ngo nureba ino video ye ku ruhande uri bumubone uyu nguyu yararyamye mu buriri ariko mu byukuri wenda nubwo wenda ntashyiraho video hano ariko video ye ndayifite igaragaza ubwambure bwe igaragaza ubusabwe umupuri we ukaba wagiye hanze. Abantu bari kubigaruka cyane bavuga ati nuko umubona agenda nuko umubona ingano ariko nyamara nta kintu yibitseho. Mu byukuri urebye video ukareba umupuri we cyangwa se ukareba sinzi ukuntu wenda ndi bubivuge kubera ko ngerageje kubivuga ukareba igitsina cye ukanamureba nawe ubona ko ari ibintu bidahura kubera ko ntabwo ari umunyarwandakazi. Turabizi mu banyarwandakazi hari ikintu cyamaze kuba nk'umuco harimo mu muco nyarwanda turabizi ko hari umwambaro w'abakobwa cyangwa se abategarugori muri rusange, hari umwambaro rero karemano cyangwa se hari uburyo babikoraga kugira ngo umukobwa cyangwa se umunyarwandakazi abe yambaye yikwije. Uyu Sandra Gihana rero buriya ngo yambaye ubusa uretse kuba yakambara iyi myenda y'abazungu yateye, ariko kubijyanye n'umwambaro wa kinyarwanda wa kera wahozeho wahishaga ubwambure bw'abakobwa cyangwa se bw'abagore, uyu Sandra Gihana ngo ntabwo yigeze akora. Bivuze neza ko ameze nk'uruhinja mu kinyarwanda cyumvikana abakuru namwe mubyumva. Uyu bamugaye kuba ngo ameze nk'uruhinja utamutandukanya n'uruhinja, abantu bakaba bari kuvuga ko rero ari ukumubona gusa umubyimba
ariko ubundi nta kintu yibitseho. Iyo video rero yakomeje kugenda ivugisha abantu benshi cyane nyuma yuko uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa agiye ku buriri bwe yangiza agakuramo imyenda y'imbere. Uretse ko wenda nafashe kano ka video ariko nafashe ino foto ariko video ubundi iragaragaza yakuyemo imyenda yose, ndetse biranagaragara ko hari umuntu barimo baravugana video call ari nawe wamufashe ino video agahita yishyira hanze. Sinzi nimba barakundanaga cyangwa se ari amafaranga yaragiye kumuha, gusa ikigaragara cyo uyu mugore ari kuri telefone, ibyo akora byose n'ubundi ari kubikorera kuri telefone. Ni ubwe wacanye kamera arangije akuramo imyenda yose ubwo yari ari ku buriri, hanyuma undi bari kuvugana nawe aramurikodinga cyangwa se arikodinga nyine akanda record ibiri kubera kuri telefone byose. Nyuma rero niwe waje kuza kuba yabishyira hanze. Mwumva hisigana, ashobora kuba ari umugabo we cyangwa se ari inshuti ye, wenda bari basanzwe baryamana, cyangwa se ari n'undi mugabo wenda wo ku ruhande, ariko uwo ari we wese igihe hari nuko video y'ubwambure bwe yagiye hanze. Ibi bintu rero bikomeje kugenda bifata indi ntera, noneho byagera mu bakozi b'Imana ho cyangwa se mu bita abakozi b'Imana bwo bikaba karusho, kubera ko video zose zijya hanze akenshi iyo ugiye kureba usanga abazishyize hanze cyangwa se ba nyirazo ari abavugwa ngo n'abakozi b'Imana cyangwa se n'abahanzi b'indirimbo z'Imana. Uyu nawe rero akaba yaramaze kuba yamenyekana cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yamenyekanye cyane harimo iyitwa Ndakwihaye, bakaba bamwita Sandra Gihana. Mujye kuri YouTube muraza kumubona, murabona indirimbo nyinshi yagiye aririmba, murabona ibiganiro byinshi yagiye akora bitandukanye. Mu by'ukuri uyu nguyu yarazwe cyane. Ubu rero video ye ikaba yamaze kuba yajya hanze y'ubwambure bwe. Ariko ibi bintu kubera iki igitsina gore aricyo gikomeza kugwa muri uno mutego? Nuko aribo bashukika cyane, nuko aribo bumva amabwire cyane, ukabona umugabo ari kumuvugisha yangiza akamubwira ati shyiraho kamera unyereke ubwambure bwawe. Kubera iki igitsina gore aricyo gikomeje kugwa mu mutego nk'uyu nguyu? Ubwo nabo bicare bikoresha inama, barebe ikibura, barebe icyo bazira, barebe ese biterwa n'iki. Gusa ariko nanone igiye kureba usanga akenshi icyo baba bakurikiye ari amafaranga y'abadiaspora. Abadiaspora bakaza bakababwira ati twereke video yawe y'ubwambure bwawe hanyuma tukohereze amafaranga. Nawe nta gushidikanya, nta nubwo atekereza ngo iyo video iragarukira hehe, nawe agahita akuramo imyenda hanyuma akishyira ku karubanda. Byibura nta nubwo agira ubwenge avuga ati reka mpishe mu maso wenda barebe igice cyo hasi, kubera ko n'ubundi nta wamenya wenda atwara icyo ngicyo ono. Gusa ariko abadiaspora nabo bamenye ubwenge, iyo bahaye video utagaragara mu maso bavuga ko ariyo wakuye ahande ukaboherereza kugira ngo ubarye amafaranga. Niyo mpamvu nabo rero bagutegeka bakakubwira ngo twereke mu maso, utwiyereke mu maso. Nukuvuga ushyire kamera imbere yawe hanyuma wiyambure tureba, hanyuma amafaranga bayakohereza. Rimwe na rimwe barayakoherereza ariko hari n'igihe batayakoherereza. Ibi byose rero ni umuco wazanywe n'abadiaspora. Impamvu bari abantu bo hanze y'igihugu cyangwa se badukunze kwita abadiaspora ngo ntago bakunze kubona umwanya wo kujya kuba batereta cyangwa se bajya kugira abo bashuka, kubera ko akenshi baba bahugiye mu kazi. Rero umwanya baba babonye ni uwo gutaha bakajya mu rugo bakajya kuryama. Noneho rero kubera baba bazi inzara basize mu gihugu, bagerageza kwataka babandi basize mu gihugu bakabashuka, bakababwira ati twiyereke, cyangwa se kubera ko n'ubundi tudaheruka igitsina gore twiyereke tuguhereza amafaranga. Hanyuma abandi nabo rero bakagwa muri uwo mutego. Ariko igihe hari n'icyo ngicyo bizagorana cyane kubona video y'umugabo uba uri gushuka aba bagore. Akenshi baba ari aba bagore ahubwo bagwa mu mutego. Ukibaza ese biterwa n'iki? Kubera iki abagore ari wo mubare mwinshi wabakomeje kwifata amavideo nk'aya ngaya? Ngaye nguko rero ibya Sandra Gihana na video yiwe. Ubwo wenda video ntabwo hano muyibonye, gusa ariko video irahari. Ariko nunareba iyo foto wenda nagushyiriyeho irakwereka ko ari mu buriri, ndetse nunareba niyo sengeri yambaye, niba ari sengeri nimba ari usutiye, kuko nayo yabyageza ayikuramo n'imyenda yose ayikuramo, arangije arikinisha nawe ubwe. Yikinisha ari kuri video call. Iyo foto y'ubwayo irakwereka ko ibyo ndimo ndakubwira ari ukuri, kuko ntabwo wenda iyi video ntabwo turarana wenda ngo iyo video mbe nayimufashe. Ni video iri hanze
nta bundi buryo wenda wayibona, ariko ushyizemo akabaraga ukayishakisha wenda wayibona. So rero abagore cyane cyane cyangwa se abakobwa cyane cyane, mugerageze mwitwararike ku bikoresho mukoresha bifata amashusho, haba telefone, computer n'ibindi. Mugerageze mwitwararike cyane kuri kamera. Buriya telefone, izi telefone za smartphone ziba zifite kamera iri imbere. Iriya telefone, iriya kamera rero iba ntawe uzi ikintu ikora. Akenshi hari n'igihe biri gukora twebwe tutabireba. Wenda sinzi uburyo nabikubwiramo, ariko ibyo ngicyo ukimenye. Iyi kamera iri imbere kuri smartphone, izi telefone dukoresha, iyi kamera iri imbere hari n'igihe ikora wowe utabizi neza ko iri gukora. Noneho byagera mu kuba umuntu ari guhamagara video call, rero hari igihe wowe ushiduka wakanze record utanabizi, bikarangira wikoze ibyo utateganyije. Niyo mpamvu rero byibura yego umubiri aba ari uwawe, ubwambure n'ubwawe. Mu gihe ugiye muri douche ufite uburenganzira bwo kwikora ibyo ushaka byose, ariko jya ugerageza usige ikintu cyitwa device iyo ari yo yose yafata video, cyangwa se igikoresho icyo ari cyo cyose cyafata video. Kandi ikindi, munitwararike mu mazu muraramo mutamenyereye, amazu atari ayanyu, mujye mwitwararika, kubera ko n'amatara aba ari muri iyo nzu cyangwa muri icyo cyumba nayo ubwayo hari igihe haba harimo kamera. Ugasanga umukobwa agiye gusura umusore, yego amweretse ko telefone irambitse hasi, ariko nyamara itara riri hejuru yabo ririmo kamera. Ugasanga rero video ejo n'ejo bundi igiye hanze, wa musore yikuyemo, hasigayemo umukobwa. Niyo mpamvu rero mwari mukwiye kwitwararika, kubera ko ntawamenya. Ariko se nanone ukibaza, umusore n'umukobwa bazananirwa gusurana ngo bagire ibyo bikorera ngo nukubera amatara cyangwa se kamera zateye? Ibyo ngibyo nta gisubizo nabona. Gusa ariko ujye umenya ko aho uri hose kamera ikuriho. Ujye umenya ko aho uri hose kamera iba ikuriho, ibyo wakora byose. Niyo mpamvu rero wari ukwiye kujya witwararika, ukamenya ibyo ukora naho ubikorera n'uwo mubikorana. Reka rero mbashimire cyane. Ibi ngibi mba mbikoreye kubaka sosiyete, mbarabura mbabwira ko nabo mwizera nabo hari igihe bagwa mu mutego. Nk'uyu nguyu yari afite abantu bakunda indirimbo ze, wenda ibi si byo byatuma bazanga, ariko hari abari batangiye kumwizereramo. Abo nabo bajye bamenya ibiri kubera kuri uyu mubumbi dutuye. Reka mbashimire cyane rero, mwe mwari mukurikiye Duhinduke TV. Nge wumvaga n'ubunini kizo nk'ibisanzwe. Niba utarakanze subscribe, kandaho. Nukureba munsi no video hanyuma ugakanda subscribe, kugira ngo ujye ushobora gukurikirana n'ibindi biganiro n'ubundi nkomeza kugenda nkugezaho. Iyi ni Duhinduke TV, ibiganiro byacu n'ubundi nakagaruka. Hasta la vista.